Nshuti muvandimwe mwene data, wowe dusangiye amahirwe yo kumenya Imana, amahirwe yo kwizera nayo gukunda ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe uyu ni wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Nongeye kukwishimira kandi nguha ikaze. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe wandikishije ijambo ryawe kugira ngo umwana w'umuntu umuzahure, umukure mu ntege nke, umuzamure, amenye amabanga yawe, amenye n'ubwiru bwawe, ahinduke umwami ndetse ahinduke umutambyi kubw'ijambo ryawe. Reka uyu mwanya tugushimire icyizere watugiriye. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe rero, ritwungura ubwenge, riduha inama, riduhindure kandi rihindura ahazaza hacu, ritume icyerekezo cyacu cy'ahazaza gitegurirwa muri wowe. Ngaho bana natwe uduhumura amaso, ubwo twebwe turiho kw'imperuka y'ibi bihe, uturinde gutwarwa nabyo, ahubwo twiyubake ku byera kandi byera cyane. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tujye kwigana amagambo akomeye afite insanganyamatsiko ivuga ngo inshingano y'ikivange, inshingano y'ikivange kirayikora neza. Inshingano y'ikivange kirayikora neza. Kubera iki mvuze ngo inshingano y'ikivange kirayikora neza? Ikivange, iyo tuvuze ijambo ikivange muri Bibiliya, ryerekeza ku itsinda Abisirayeli bahaguruka mu Egiputa bahagurukanye naryo, kandi iri tsinda ryagiye rigira akazi gakomeye ko kugusha ishyanga ry'Abisirayeli. Reka mbabwire yuko nureba neza muri Bibiliya urahasanga iyo titre. Mu Kuva igice cya 12:37 Abisirayeli bagenda nyuma y'iby'Imana yeretse Farawo, nyuma y'iby'Imana yakoreye Abisirayeli, nyuma yo gutegura Pasika, nyuma y'uko barya umwana w'intama n'ibindi, habayeho noneho guhaguruka bakagenda. Ariko mu by'ukuri bajya guhaguruka ngo bagende, ntago Satani yabyemeye gusa, ahubwo yabahaye abandi bagomba kugendana kugira ngo iryo tsinda ritaba itsinda ryera, ribe itsinda ry'ibinyabibazo. Nshuti zanjye, murongo wa 37 uravuga ngo iki? Kuva 12:37 Abisirayeli barahaguruka bava i Ramusesi bataha i Sukoti. Abigenzaga bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Umurongo wa 38 uratangaje. Ikivange cyahagurukanye nabo. Uyu munsi wa none nagira mbabwire yuko inshingano z'ikivange, ikivange kirimo kirakora inshingano zacyo neza, ariko ukurikije mu butayu Abisirayeli batakobwe misiyo yabo, ariko ikivange misiyo yacyo ntago yatakobwe. Misiyo y'ikivange yari yo kuzaza ituma Abisirayeli nubwo bakora urugendo bajya i Kanani, ariko bazaza bahora bakumbuye mu Egiputa. Ariko inshingano z'Abisirayeli zari izihe? Kuva mu Egiputa bavanyeyo abana babo n'inshuti zabo n'ibiki byose, ariko bavanyeyo n'umutima n'ibitekerezo byabo. Rero nshuti zanjye, biratangaje yuko inshingano z'ikivange, ikivange cyakoze umurimo wacyo wo guhora kibangamiye gahunda z'Imana mu itsinda ry'Abisirayeli, kandi Abisirayeli b'inshingano yabo yo kujya i Kanani ntabwo bayubahirije. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Hari abantu Satani yazanye mu nzu y'Imana, nk'uko tugiye kubibona ibyanditswe byera bigiye kutwereka. Misiyo yabo bayikora neza, icyabazanye bagikora neza, ariko abantu baje gushaka Imana, abenshi bibagiwe icyabazanye. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ijambo ry'Imana riratangaje. Hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice cya 7, ibyakozwe no mu gice cya 7 hagaragaza amagambo akomeye cyane. Byakozwe no mu gice cya 7 umurongo wa 37 Stefano yari arimo kuvuga iby'Abisirayeli. Umurongo wa 38 yerekana Mose, 38 yerekana uburyo Mose yari ari mu itorero ryo mu butayu. Ariko umurongo wa 39 ni umurongo ubabaje cyane. Haranditse ngo basogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya, basubira muri Egiputa mu mitima yabo.
mu magambo make, inshingano y'ikivange yatumye Abisirayeli nubwo bari bavuye mu Egiputa bajya i Kanani nka poshete baragendaga, ariko mu by'ukuri umutima ari w'Imana yashakaga kwimura, umutima wabo wasubiye hanze, no muri wasubiye mu Egiputa. N'uyu munsi wa none niko bimeze, abantu benshi bicaye mu nsengero ariko imitima yabo Satani yamaze kuyisubiza mu Egiputa. Ibyo baryaga baracyabitekereza, ibyo banywaga baracyabitekereza, ibyo bagambiraga baracyabitekereza, uretse gusa poshete, uretse gusa uyu mubiri. Iki gikanka cyacu nicyo cyicaye mu nsengero. Nagira ngo mbabwire, ikivange kirimo kirakora inshingano zacyo. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi kuri paje y'185, Abakurambere n'Abahanuzi paje y'185, akagingo ka kabiri baranditse basobanura, baravuze ngo maze Abisirayeli barahaguruka bagenda n'amaguru, bari nk'ibihumbi 600 hatabariwemo abagore n'abana. Abantu benshi b'amoko ataramwe bajyana nabo, amoko ataramwe bajyanye nabo. Murabyibuka ko Imana yari ijyanye Abisirayeli, ariko hari n'andi mahanga, abantu b'amoko atandukanye y'igipagani bajyanye nabo. Muri iyi mbaga ntiharimo abahagurukijwe no kwizera Imana ya Isirayeli gusa. Nubwo bahagurutse, ntabwo bari bafite imbaga yahagurutse iva mu Egiputa, ntabwo bari abantu bahagurukijwe no kwizera Imana ya Isirayeli gusa, ahubwo harimo abantu benshi cyane bifuje gusa guhunga ibyago byari byateye. Harimo abantu bahagurukijwe n'ubwoba, kuko bavugaga, baraburebaga bakavuga ati abana b'imfura bacu bapfuye, habaye ibibazo ibi n'ibi, igihugu cyateyemo ibikeri, cyateyemo ibisebe n'ibiki mwarakibonye. Rero ibizakurikira nta wabimenya. Nubwo aba bantu Imana yabo tutayemera, ariko reka dupfe guhungana nabo. Aba nabo binjiyemo. Noneho ikindi kintu gitangaje, harimo abandi babakurikiye bakanguwe n'iyo mbaga yagendaga, maze bajyana nabo kubera gutwarwa gusa ndetse n'amatsiko. Hari abantu bakunda ibintu bishyushye, hari abantu bakunda ibintu bishyushye, bitegereje Abisirayeli bagenda nabo babinjiramo, baravuga bati ibi bintu byabo baragendera kuri gahunda nziza, barimo baragenda baririmba, biragaragara ko ari ibintu bidasanzwe. Ibyo bintu birabatwara. Abandi bari bafite amatsiko bavuga bati nyuma yuko aba bantu bava mu Egiputa, abandi barasigara mu Egiputa, biragenda gute? Bari bafite amatsiko bavuga ati reka duhaguruke tugende turebe aba bantu aho bagiye, n'ubuzima bagiye kubamo n'ibyo bateganya. N'uyu munsi wa none amatsiko, ibintu bishyushye mu nzu y'Imana, kuba abantu bafite ubwoba, byagiye bihagurutsa abantu, baraza binjira mu bintu by'agakiza, baraza bitwa barokore, baraza binjira mu matorero, baraza bagira ibintu byinshi bakora, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana yigeze ibahagurutsa. Ikivange murakibona. Buriya nk'abantu bigeze baba mu makorari, mujya mubona ikivange, utangira ukavuga uti tuzajya kuririmba runaka, yarangiza akakubaza ati hari abizera bangahe, ukamubwira uti nabizera 30. Ese bafite umuriro? Nta muriro urahagera. Begereye kaburimbo, reka da. Uw'ikivange agahita akubwira ati tuzaririmba mu mujyi. Hari abantu bahamagariwe kuririmba mu mujyi n'abahamagariwe kuririmba mu byaro. Umuvugabutumwa w'ikivange uzamuhamagara, umubwire, narangiza kubwira atari kubundi iri torero ryantumiye, ariko ubundi aba bantu ni hano hasengera nde ukomeye uzwi? Ese ni uwuhe munyamafaranga udasanzwe ubahangaha? Buriya twese dufite impano zitandukanye. Aha hakomeye hampa amapeti hagatuma amenyekana, niho nshaka. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo n'abizera b'ikivange barimo. Uyu munsi wa none amatorero menshi arimo arajya kure y'ibihamya by'ijambo ry'Imana. Nagira mbabwire ngo amahame y'ijambo ry'Imana, amahame yakagombye kugenga itorero ry'Imana, arimo arashyirwa ku ruhande kugira ngo tunezeze ikivange. Ikivange gihorana amatsiko, bisaba yuko uhorana utuntu dushyashya. Ikivange gihorana ubwoba, bisaba yuko bigishwa ibibwirizwa by'iterabwoba. Ikivange kandi gikunda gutwarwa, niyo mpamvu bagomba kuba inyigisho, hakaba n'amateraniro, hakaba n'ibitaramo bituma batwarwa, bakumva bibagiwe yuko bari mu isi, ariko umwanya w'ijambo ry'Imana ntuzaboneka. Aba bantu bahagurutse bameze rwose nk'uko abantu barimo guhaguruka. Reka mbabwire yuko ubu Protestani bujya gutangira, byanga byakunda, Roma yarabwitegereje, ibona ukuntu bahagurutse bazagera ku bintu bikomeye. Icyo Roma yakoze nta kindi, yafashe itsinda ry'abahezanguni, barangije barababwira bati mwebwe nimugende mujyane nabo, nimumara kujyana nabo, aya magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, nimumara kugendana nabo mugende mubabemo n'iki, noneho murebe ibyo bakora n'iki byose, kandi nibirangira muzazambye gahunda zose zibajyanye.
ngiki ikintu gikomeye. Aba bantu rero dusomye kuri iyi paje y'185 akagingo ka kabiri ni abantu bakomeye, abantu bajyanye n'imikumbi n'amashyo menshi cyane. Ayo matungo yari ay'Abisiraheli batari barigeze bagurisha umutungo wabo umwami nk'uko Abanyamisiri bari barabigenje. Yakobo n'abahungu be bari barazanye mu Misiri amashyo n'imikumbi yabo. Aho mu Misiri ayo matungo yari yarahororokeye cyane. Mbere yo kuva mu Misiri Abisiraheli bayobowe na Mose batse ibihembo by'imirimo bakoze badahembwa. Mu magambo make inshuti zanjye, Abisiraheli bari baje bafite n'umutungo. Mubyibuke yuko bari bafite n'ubutunzi, bari barakoze ntibahembwa. Igihe Imana yababwiraga ko bagomba kujya kwaka ibyo kurya n'imitungo runaka Abanyegiputa, harimo abagiye baka amaherena, abandi baka imikufi. Mubyibuke neza yuko ikivange igihe cyasabaga Aroni gukora ikigirwamana, byanga byakunda bifashishije ibyo bintu. Umutego Satani azagutega awutega kare. Reka twihuta nkubwire yuko uyu munsi wa none abantu benshi bamaze gusubira inyuma mu buryo bw'iby'umwuka. Abantu benshi bamaze gusubira mu Egiputa bitewe n'uburyo tubana n'ikivange. Ndagira ngo mbabwire yuko byanga byakunda ikivange cyagiye gikora akazi kacyo. Nimureba mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 20, ikivange cyari cyarazanye n'Abisiraheli barageze iyo bajya. Icyo kivange nicyo cyagiye kibongorera, gitangira kubabwira kiti mwebwe mufite umwami umeze gutya na gutya, twebwe dufite umwami udufasha mu ntambara, systeme yacu yubatse gutya, tubayeho gutya. Ibi byatumye Abisiraheli bagenda basaba umwami kugira ngo base n'andi mahanga, umwami aca imanza zabo, narangiza abajya imbere mu ntambara zabo. Iki gitekerezo kiboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 20, kigaragaza yuko ikivange cyabaga mu Bisiraheli. Iki kivange cyakomeje kuzaza kibongorera, gituma baka umwami wo kubayobora kugira ngo bayoborwe n'Imana. N'uyu munsi wa none nimubona induru mu itorero, nimubona gushwana, mukabona imvururu mu buyobozi, mukabona bizera badashaka gukora, mukabona abantu barimo baravuga yuko umurimo w'Imana ntacyo umaze, impamvu nta yindi, abantu barimo barongorerwa n'ikivunge. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Nureba muri Nehemiya igice cya 13, Nehemiya igice cya 13 hatubwira amagambo akomeye. Nehemiya igice cya 13, ikivange cyakoze akazi kacyo kugeza mu gihe cya Nehemiya. Reka mbibutse yuko igihe cyose umurimo w'Imana wibasiwe, muba mukwiye kumenya yuko ikivange kiri ku kazi. Igice cya 13, Nehemiya, uyu mugabo wari umugabo w'umuhanga cyane, wabayeho mu bihe bigoranye, yakoze umurimo ukomeye. Igice cya 13 umurongo wa 1, uwo munsi basomera abantu mu gitabo cya Mose, basanga handitswemo yuko nta Mwamoni cyangwa Umumowabu uzajya mu iteraniro ry'Imana iteka ryose, kuko batasanganije Abisiraheli imitsima n'amazi, ahubwo bakabaguririra kuri Balamu ngo abavume. Ariko Imana yacu ihindura umuvumo kuba umugisha. Nuko bumvise amategeko, bahera ko barobanura mu Bisiraheli ikivange cy'abanyamahanga cyose. Mu gihe cya Nehemiya, igihe umurimo yabonaga wugarijwe, abantu bamaze gusana inzu y'Imana, ibintu bimaze gusubira mu buryo, yabasomeye amategeko ya Mose, abibutsa uburyo Mose yagiye avuga uburyo Abamoni, aba bantu bagiye bagwa nabi ubwoko bw'Imana bose. Arangije arababwira ati nta mahoro aba bantu tugomba kugira mu gihe aba bantu bose tukiri inshuti, tukibana, tukigendana. Igitangaje rero ni uko Bibiliya ihita ivuga ngo bahise barobanura mu Bisiraheli ikivange cy'abanyamahanga cyose. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana, ubuhanuzi buramutse bwigishijwe neza, abantu bakigishwa amateka n'ubuhanuzi n'ibigiye kuba, byanga byakunda ikivange cyajya ukwacyo. Reka mbabwire yuko Yesu yabwiye abigishwa be ngo muraboneye ariko si mwese. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ikivange cyagiye gikomeza gukora akazi mu buryo budasanzwe. Reka nkwibutse yuko muri Hoseya igice cya 7 umurongo wa 8, icyaha gikomeye uyu muntu witwa
Efurayimu yakoze ni icyaha kidasanzwe. Reka mbikubwire yuko muri iki gice cya 7 cya Hoseya umurongo wa 8 gukomeza, bavuze icyaha Esawu yakoze. Icya mbere bavuze ko Esawu ari umutsima uhiye uruhande rumwe, ndetse Bibiliya ivuga yuko yashizemo imbaraga. Kubera iki? Bibiliya irakomeza ikavuga ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi ntabizi, ndetse yameze imvi z'urutarutaru. Reka nkwibutse yuko uyu munsi wa none kimwe mu nshingano ikivange cyari gifite yari inshingano yo guca intege, yo kumara ubushyuhe, gutera gusuhererwa Abisiraheli bagakurikira Imana batishimye, ahubwo bagenda bagononwa, kuko ikivange cyari kibizi neza yuko ukora umurimo w'Imana agononwa avumwa. Niyo mpamvu muzasanga Abisiraheli mu kugendana n'Imana, twebwe uyu munsi wa none tuzi ko bibyara umugisha, ariko Abisiraheli benshi babikuyemo umuvumo. Inshuti zanjye, Efurayimu icyaha yakoze ni icyo ngicyo: kumera imvi z'ibitarutaru, guhinduka inuma y'injiji, ntamenye gutandukanya icyiza n'ikibi, kuyembayemba Imana ikamubura, kubeshyera Imana, kuborogera ku mariri yabo. Ndagira mbabwire ngo ni ibyaha byinshi, ariko ibi bintu byose byatumye Efurayimu atakara. Icya mbere gikomeye ni uko abanyamahanga bamumazemo imbaraga. Inshuti zanjye, abantu batemera Imana, abantu batemera ijambo ry'Imana, batemera gahunda y'Imana, abantu badashaka Imana, abantu bagiye baza mu nzu y'Imana bazanywe n'ibindi bitari agakiza, bajyanywe mu butayu no kureba abambaye imyambaro y'imihemba, abantu bajyanywe mu butayu no kwicazwa no kurya no kunywa, barangiza bagahagurutswa no kubyina. Abo bantu mu buryo bw'umwuka Yesu yavuze yuko abo ngabo bakagombye kujya gushakishiriza mu ngo z'abami. Uyu munsi wa none dufite abantu bazanywe n'izindi mpamvu zitari ugushaka Kristo, ariko abantu bose bashaka Kristo. Igihe kirageze ngo abavuga butumwa bafite ubutumwa bwiza bw'abamarayika batatu batunga urutoki babwira abo bantu ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nk'uko Yohana yabigenzaga niko kazi tugomba gukora, ariko uyu munsi wa none iki ni ikibazo. Reka mbabwire ko Gutegeka kwa 2 igice cya 22 umurongo wa 11, Imana yari yarabujije abatambyi ku myenda bagombaga kwambara, bagombaga kwirinda kwambara imyenda y'ikivange. Bibiliya iravuga ngo iki? Ikivange cy'ubudodo bw'intama n'imigwegwe ntabwo byari imyambaro ku mutambyi. Iri somo riratangaje. Nimurebe neza Gutegeka kwa 2 igice cya 22. Gutegeka kwa 2 igice cya 22, aha hantu ndahakunda cyane. Gutegeka kwa 2 ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki? Gutegeka kwa 2 igice cya 22. Gutegeka kwa 2 igice cya 22 umurongo wa 11 handitsemo amagambo avuga ngo ntuzambare umwenda uboheshejwe ikivange cy'ubudodo bw'ubwoya bw'intama n'ubw'imigwegwe. Imana yari yarabwiye abatambyi yuko bagomba kumenya ibintu bibiri. Mu gihe bagiye kudoda umwenda bagombaga kwirinda kuvanga kwambara umwenda w'ikivange. Ikivange bisobanuye iki? Bashoboraga gukora umugwegwe ukabyara imyenda, ariko nanone ikindi umwenda w'intama. Reka mbibutse neza yuko uyu mugwegwe, harya mbibutse Adamu na Eva bakimara gucumura bambaye iki? Bambaye umwenda w'ibibabi by'umutini. Noneho barangije izuba ryo muri Edeni riracana ryotsa bya bibabi bari bambaye. Noneho barangije bajya kwihisha mu gihuru. Imana ije yabazi intama ibambika umwenda w'intama. Ngubwo uburyo bw'Imana bushushanya gukiranuka kwa Kristo. Noneho rero igihe Imana yategekaga abatambyi ibyo bazambara, yababwiye ko bagomba kwitondera kwambara umwenda uvanze ubwoya bw'intama bufatanyije n'ubwoya bw'iki? N'ubwoya bw'iki? Hano bavuze ubwoya bw'intama n'ubw'imigwegwe. Kubera iki? Imyambaro ivuye mu biti n'imyambaro ivuye ku ntama byari bitandukanye. Mu magambo make, ntabwo byari byemewe gufatanya gukiranuka no gukiranirwa. Ntabwo abantu bagombaga gutsindishirizwa no gukiranuka kwa Kristo ngo nibarangiza batsindishirizwe n'imirimo y'intoke zabo. Niyo mpamvu umutambyi yagombaga kwambara umwambaro ukozwe mu bwoya bw'intama. Ariko uyu munsi wa none gukiranuka twita yuko dufite gufatanyije ubwoya bw'intama n'ubw'imigwegwe. Mu magambo make, tugerageza gukizwa n'imirimo yacu tukabivanga no gushaka gukizwa n'amaraso ya Yesu. Uwo mwenda ntubaho.
nshuti zanjye, ikivange ni ikintu gikomeye cyane. ariko wakwibaza, mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 212 akagingo ka kabiri baranditse ngo ubwoko bw'Abisiraheli cyane cyane ikivange cy'amahanga menshi bahoraga bagomera Imana, bivovoteraga n'umuyobozi wabo, kandi bakamutera agahinda kubwo kutizera kwabo no kwinangira, bityo umurimo wo kubayobora kugera bageze mu gihugu cy'isezerano wari kuba ukomeye cyane, kandi wari kuba ari injyana muntu. Satani yakoresheje ikivange kugira ngo ikivange kijye gitaka, Abisiraheli nabo bagendere mu kigare batake. Noneho kuyobora Abisiraheli bizagorane cyane, bigore Mose. Nguko uko bimeze uyu munsi wa none. Ni ukubera iki abapasiteri bafite ibibazo bikomeye, ni ukubera iki abayobozi b'itorero, abakuru b'itorero, ni ukubera iki abantu bayobora inshingano zitandukanye mu nzu y'Imana abenshi begura, abandi bakumva barananiwe cyane. Ni ukubera iki? Tuyoboye amatsinda abiri mu itsinda rimwe, tuyoboye ikivange kiri kumwe n'abahagurutse bazi iyo bajya. Kuko ibyo byanga byakunda, ikivange gifite ibyo gikeneye byo mu Egiputa, abahagurutse bahaze Egiputa bo bafite icyo bashaka ku Mana. Nshuti zanjye, aba bantu babiri bazakomeza kugendana, ariko itangazo ry'icyumweru nirizitangazwa, buri muntu wese azajya ku ruhande rwe. Ibi bintu birakomeye cyane. Muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paje 215 baranditse ngo nyamara umubare munini, ariko cyane cyane ikivange cy'abanyamahanga, bari barazanye igitekerezo cyo kurema cya kigirwamana, bakomeje kwinangira no kwigomeka. Mu magambo make, ikigirwamana Aroni yakoze induru ikomeye cyane yazanywe n'abaki n'ikivange. Mwibuke ko kiriya kigirwamana cyari inyana n'ikimasa byarasengwaga mu Egiputa. Mu magambo make, kuko muri Egiputa bajyaga basenga Imana bareba, Abisiraheli bo bakaba barasengaga Imana batabona, basenga mu buryo bwo kwizera. Abanyegiputa barabwiye batari ko ubu kuki mwizera ikintu uko gihari kandi kidahari? Mwebwe Mose ni Imana yanyu. Kuko muri Egiputa abantu bakomeye bakoze ibintu by'ubutwari by'ibihangange barabasengaga. Noneho rero baravuze bati Mose ya Mana yacu yatuyoboraga ntayihari, nimushaka uburyo Imana idufasha, dushaka uburyo noneho twikorera igishushanyo kitujya imbere. N'uyu munsi wa none nagira ngo mbibutse, ni bande bazagira imbaraga cyane mu gishushanyo cy'inyamaswa? Ni abantu twahoranye tugira ngo turi kumwe ariko tutari kumwe, abantu b'ikivange, nk'uko bajujubije Aroni, yarangiza Abisiraheli bakemera kuramya ndetse bagatangira ibirori by'umunsi mukuru wo kuramya igishushanyo. Ni nako vuba bidatinze bigiye kugenda, ikivange kiri muri twe cyiteguye kuzifatanya n'abaramya igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi inshuti zanjye, ibi bintu birakomeye cyane. Abayobozi b'abanyantege nke bameze nka Aroni, banyamugirya nino, bemera ibintu byose ngo batiteranya n'abantu, byanga byakunda umutego w'ikivange ntago bazawusimbuka. Iki ni igihe cyo kugira ngo twisengere, dusengere n'abayobozi bacu, kandi dusengere umukumbi muri rusange. Nshuti zanjye, urugamba rugeze ahantu hakomeye. Mu gitabo cyo kubara igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 7, Abisiraheli babwirwa kubamba amahema, kandi buri wese agatura munsi y'ibendera n'akabendera kabo. Imana yatanze itegeko mu gitabo cyo kubara igice cya 2, ibwira Abisiraheli uko bazatura, bagatura munsi y'ibendera. Aya mabendera yari afitanye isano n'inama y'agakiza n'urukundo Imana yabakunze n'uburyo yabakuye mu Egiputa. Ariko nagira mbabwire ngo abanyamahanga, kugira ngo Imana ibitunganye neza, ntabwo Imana yigeze yemera yuko abanyamahanga baturana n'Abisiraheli. Byagenze gute? Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 254 basobanuye neza uko Imana yabigenje. Hano baranditse ngo ikivange cy'abanyamahanga benshi bari bakurikiye Abisiraheli bavuye mu Misiri ntibari bemerewe guturana n'iyo miryango, ahubwo bagombaga gutura ku nkengero y'inkambi, kandi n'urubyaro rwabo rwagombaga guhezwa mu iteraniro ry'Abisiraheli kugeza ku gisekuru cya 3. Igisekuru cya 3 nibwo umuntu yabashaga kwemererwa gutura hagati mu Bisiraheli. Ubundi bari bategetswe gutura ku nkengero y'inkambi bo n'urubyaro rwabo. Mu magambo make, ubuturo bwera bwari hagati, Abisiraheli barangiza bakabuzenguruka. Hirya y'Abisiraheli hari metero zagenwe, abanyamahanga bajyanye n'Abisiraheli baturaga ku nkengero. Kwari ukugira ngo imico y'abo bantu ijye inyuma y'inkambi yo kujyamo imbere mu nkambi.
nshuti zanjye, uyu munsi wa none biratangaje yuko abantu batizera Imana ndetse n'abitwa abizera bose bari munsi y'ibendera rya Kristo. Uyu munsi wa none niyo mpamvu ubona ubukristo butakinesha, nuko ikivange n'Abisiraheli bose bari munsi y'ibendera rimwe, kandi harakagombye kubaho inkambi ibatandukanya. Bamwe bakaba ku nkengero y'inkambi ntibabemo hagati, ariko uyu munsi wa none ikivange gituye hagati muri twe. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Muramutse mubishaka mwaza bireba mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 7. Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 7 haratangaje cyane. 23 umurongo wa 7 handitse amagambo akomeye. Hano baranditse ngo ntubashakire amahoro cyangwa ibyiza iminsi yose ukiriho. Aya magambo aratangaje cyane. Umurongo wa 8, ntukangure unuka Umwedomu kuko ari mwene wanyu, ntukangure unuka Umwegiputa kuko wari umusuhuke mu gihugu cyabo. Abuzukuru babo bazajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Abuzukuru nibo bonyine nabo kubera kubana n'Imana. Abavuye hagurutse mu Egiputa ntabwo bakundaga Imana, ariko abuzukuru babo Imana yagennye yuko izabaha amahirwe ayo ngayo yo kuba mu iteraniro. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none ngiki ikibazo gikomeye. Abanyamahanga bari hagati y'Abisiraheli batangira kwifuza, Abisiraheli nabo bongera kurira, baravuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twariraga ubusa turi mu Egiputa, n'amadegede, amapapayi, n'ubutunguru bw'ibibabi by'ibiti, n'ubutunguru bw'ibijumba, n'udutungurusumu, ariko none turumye ntacyo dufite, nta kindi tureba kitari manu. Aya magambo ari mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje 257. Mu gitabo cyo Kubara igice cya 11 hari amagambo ababaje cyane. Reka nkwibutse yuko Abisiraheli igihe bariraga, igihe batakaga bavuga ngo bishwe n'inzara, suko ibiryo byari byabuze, ahubwo bari bahaze manu. Guhaga manu rero Abisiraheli bakunda Imana, manu yari ikibanejeje, ariko Abanyegiputa bo bari bayihaze. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Abantu bamaze guhaga ijambo ry'Imana, abantu bamaze guhaga indirimbo, abantu bamaze guhaga amateraniro, abantu bamaze guhaga ubuyobozi bw'Imana, kubera ko Egiputa yabo bamaze kuyikumbura. Reka mbabwire inshuti zanjye, aba bantu bakomeye bitwa ikivange akazi kabo bagakoze neza, ahubwo Abisiraheli nibo barangaye. N'uyu munsi wa none abantu binjiye mu gakiza rwihishwa bakaza nk'uko Konstantino yaje, barimo barakora akazi kabo neza cyane, ahubwo twebwe abantu bahagurutse mu Egiputa tuzi ikituzanye, nitwe dufite ikibazo. Ikivange y'abanyamahanga bavanye n'Abisiraheli mu Misiri, iki kivange cy'imbaga y'abanyamahanga bavanye n'Abisiraheli mu Misiri cyakomeje kujya kibiso isoko y'ibigeragezo n'akaga. Inshuro nyinshi nibo babyutsaga imyivumbagatanyo mu nkambi, kandi bakaba abambere mu kwitotomba, bityo bakwije inkambi yose imico yo gusenga ibigirwamana no kwitotombera Imana. Aya magambo ari kuri paje 278. Mu magambo make, imvururu mu nzu y'Imana, ibibazo byo gupfa amafaranga, ibibazo byo gupfa ibyubahiro, ibibazo byo gushinjanya amarozi, ibibazo byo gutangira gushinjanya ibintu bya politike, ibibazo byo guteranya abayoboke n'abayobozi n'ibiki byose, kwitiranya, kuvuga yuko abantu bigishije ibintu bitari byo n'ibiki. Nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ikivange kiri ku kazi. Kandi uyu munsi wa none abantu b'Imana bakeneye kumenya yuko umwuka watumye Tobiya ashaka kwa Shekaniya w'umutambyi akohereza inyandiko n'Abayuda bakazoherereza, uyu mwuka uri ku kazi. Umwuka wazanye Yuda kugeza ubwo Yuda yinjira mu ntumwa za Yesu, uyu mwuka uri ku kazi. Umwuka wateye Ananiya na Safira kuzana amafaranga tuzuye ngo bifatanye n'intumwa, uyu mwuka uri ku kazi. Umwuka wazanye Simoni w'umukonikoni akazana amafaranga ngo bamuhe Mwuka Wera ajye gushaka agafaranga, uri ku kazi. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, umwuka watumye Pawulo abibona neza, akabwira abantu yuko hari umwuka w'abantu wamaze kubinjiramo ugiye gutuma abantu bamera nk'amasega aryana. Uyu mwuka urimo urakora akazi. Reka mbibutse nanone yuko uyu munsi wa none abagize iki kivange ni abantu baje kwihimura. Urugero, hari amatsinda atandukanye y'abanzi b'Imana.
kandi iri tsinda ry'abagize ikivange rigizwe n'abantu bazanywe no guhiga ubuzima, batazanywe n'agakiza. Hari abantu bazanywe no ku ibintu bishyushye, hari abantu bazanywe n'amatsiko, hari abantu bazanywe no guhiga amakuru ya politike, no gushaka abayoboke, no gushaka uburyo bagonganya itorero ry'Imana na politike. Uyu munsi wa none usomye muri Luka igice cya 20 umurongo wa 20, bajyaga batuma Yesu mu iteraniro yabaga arimo, boherezagamo abantu bigize nk'abakiranutsi ariko ari abatasi, kugira ngo barebe ijambo riri bunyerere nabi bamuteranye na politike. Uwo mwuka n'uyu munsi wa none urahari. Niyo mpamvu Imana yiteguye guha abayobozi b'itorero ubwenge, Imana yiteguye guha abavuga butumwa ubwenge, Imana yiteguye guha abizera ubwenge, kugira ngo bamenye uko bakwiye kwitwara. Nshuti zanjye, hari amagambo akomeye cyane nasomye mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, ni icyigisho cya 25, ni kuri paje 217 mu gitabo cy'icyongereza. Baranditse ngo itorero ryateye umugongo Kristo ari we muyobozi waryo, kandi riri kwerekeza muri Egiputa. Bake baraburiwe kandi batangazwa no kwakira ubutumwa bw'imbaraga. Uyu munsi wa none biragaragara yuko abantu benshi mu itorero, Bibiliya igaragaza yuko bateye umugongo Kristo ari we muyobozi waryo, kandi barimo kwerekeza muri Egiputa. Ariko muri rusange uramutse urebye intege nkeya mu bayobozi, urebye intege nkeya mu bavuga butumwa, urebye intege nkeya mu bizera, urebye intege nkeya muri gahunda zose ziriho uyu munsi wa none, ubibona yuko itorero ririmo kwerekeza muri Egiputa. Ndagira ngo mbabaze, ni bande bashobora kwibutsa itorero ko ryabayeho neza rikiri muri Egiputa? Ni ikivange. Uyu munsi wa none twihuta, Yohana igice cya 13:10, Yesu yaravuze ngo Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Uyu munsi wa none aya magambo Yesu yabwiye intumwa ze arimo arigaragaza cyane mu nzu y'Imana. Nubwo twese twicaranye, nubwo twese tureba imbere, nubwo dufite ibitabo by'indirimbo, tukaba turirimba twese tuvuga ko dufite ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu, ariko nagira ngo mbabwire, turaboneye bamwe ariko ntabwo ari twese. Twihuta, Yohana igice cya 13:18 haranditse ngo, simbavuze mwese kuko nzabona atoranyije. Yesu aya magambo yayavuze kubera impamvu. Simbavuze mwese kuko nzabona atoranyije. N'uyu munsi wa none mu buryo bwa mwuka Yesu arimo arayavuga, avuga yuko azabo yatoranyije, azabo yahagurukije, azaba arimo kuyobora mu rugendo, kandi azaba azasoza urugendo. Abagalatiya igice cya 2:4 Bibiliya iravuga ngo iki? Ahubwo hanyuma byatewe na bene data. Uyu ni Pawulo wabivugaga. Ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya. Bene data b'indyarya barahari. Nubwo abantu bose tubita bene data, ariko harimo ab'indyarya. Ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya, binjijwe rwihereranwa no gutata. Binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Vuba bidatinze ikivange kigiye gushaka uburyo abantu bari mu mudendezo wo gukurikiza iby'Imana ishaka, abantu bubaha amategeko y'Imana, bafite guhamya kwa Yesu, abantu bakurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ikivange, aba bantu bamaze kuza mu matorero, bakaza mu by'Imana, mu by'agakiza, bakaza mu kirokore nyamara batarokotse ngo bakire agakiza. Aba bantu mu bitege bagiye gukora akazi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mu matorero muzabibona harimo intambara zikomeye, harimo ibibazo bikomeye, harimo ibintu by'akavuyo n'akajagari, ariko ibi byose ni ukugira ngo ikivange kizinura abantu gusenga, kizinura abantu igitambo. Pawulo arangije ati, bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo. Imana idufashe kugira ngo tube twarahagurutse tuzi ikituzanye. Imana idufashe ngo tube twarahagurutse mu Egiputa, tube twarahagurutse mu byaha, tuje mu nzu y'Imana, tuje muri Kristo, tuzi impamvu ituzanye. Kandi buri munsi ujye ubwira umutima wawe ngo, mutima wanjye wikwibagirwa iby'Imana yagukoreye, kandi wikwibagirwa impamvu zaduhagurukije. Turimo kwerekeza ku rugendo rwerekeza gusoza. Ndagira ngo ngusabe urinde ubuzima bwawe, kandi wirinde ikintu icyo ari cyo cyose. Igihe kirageze ngo wirinde kugendera amarangamutima, cyangwa kumva gutaka kundi muntu, cyangwa kurambirwa iby'Imana kundi muntu mugendana, cyangwa muririmbana, cyangwa musengana. Ahubwo wiyubake ku Mana. Nicyo nkwifuriza, nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu. Amen.
Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wabwiye abigishwa bawe ngo murabone ariko si mwese. N'uyu munsi wa none mu itorero ryawe abantu bose bavuga ko ari abigishwa bawe. Uracyari ryitegereza ugasanga amateka arimo arisubira, ugasanga baraboneye ariko si bose. Uyu munsi wa none uza abo wahamagaye, abo wahamagariye mu ijambo ryawe, abo wahamagarishije mwuka wera, abo wahamagarishije imirimo n'ibitangaza byawe, ukabakura mu mwijima w'icuraburindi ukabazana mu mucyo w'itangaza. Twongeye gupfukama tugusaba ngo utwibutse umuhamagaro wacu, kandi nongeye gusabira umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho kugira ngo guhaguruka kwe guhirwe nawe, kugira ngo azagire n'amahirwe yo gusoza neza. Uturinde uyu munsi wa none kuba twagambanira itorero ryawe, uturinde kuba twagambanira ijambo ryawe, uturinde kuba twaba ikivange, kandi uturinde kuba twashaka yuko twagira gukiranuka kuvanze ubwoya bw'intama n'ubw'imigwegwe, ahubwo twemere gukiranuka kwawe gukomoka ku mwana w'intama watambwe kukuremwa ku isi, gukiranuka gukomoka mu maraso aba ari kuduha kugira ngo tubashe guhangana n'ibi bihe turimo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.